urakoze cyane Kate Gustave nawe Simeho Stizo Muhumuza. Uyu munsi Ten Tonight mu cyaro cyangwa se hanze y'umujyi wa Kigali yanyarukiye mu karere ka Nyanza, aho turi ni mu murenge wa Mukingo, aho tugiye kuganira n'abaturage baho ngo batubwire uko babonaga umuhanzi nyakwigendera Sebanani Andrea wazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Hano rero reka twumve abaturage icyo badutangariza, batubwire uwo muhanzi bamubonaga bate, ubuhanga bwe, yasabanaga gute n'abagenzi be, yasabanaga gute n'abaturage, ndetse baranatubwira bati hano i Nyanza cyangwa se mu murenge wa Mukingo Sebanani iyo yazaga yatuguriraga agacupa tugasabana. Kurikira Ten Tonight. Sebanani burya segira ngo ntitwendaga kumana ariko arandutaho gatoya. Sebanani yaratwera kurya ku Mukingo ahantu ku Gasoro hariya kwa Dawidi, se yitwaga Dawidi. Bo Sebanani rero yari umuntu uzi gucuranga, agakunda abantu kandi agasetsa. Yari umuntu w'umunyabwenge. Ubwenge burya buri kubiri, hari ubwenge bwo ku ishuri, hari n'ubwo bw'abakavukanwa. Ubw'akavukanwa yarabufite pe. Sebanani nari nzi ko bavuga yuko ari umucuranzi wari utuye ku Gasoro, ariko nari ntaramubona ngewe neza, ariko akaba azi indirimbo zose yahimbaga zakundaga guhita kuri radiyo. Ni nk'akahe karirimbo uvuga utaka kandi ndakibuka ka Sebanani? Imana naribagiwe rwose, ariko indirimbo ze abantu benshi barabizi. Mbese kujya amatwi yawe uhoro yabangiye, witeze inkombe yamvugwaho, ukababazwa no kubona ndiho, kandi twese turi munsi y'ijuru, ukaba utazatura nk'ibisi byahuye cyangwa agacuna rw'abicuma n'amanga. Nkuko mwabibonye iyi ni TV10, ikiganiro ni Ten Tonight. Hano turi i Gatagara cyangwa se turi mu murenge wa Mukingo, aka ni akarere ka Nyanza. Hano ni akagari ka Mpanga mu mudugudu wa Birembo. Mu Birembo bya Mpanga. Ni ukuvuga ngo turi muri quartier cyangwa se agace umuhanzi nyakwigendera Sebanani Andrea yakomokagamo. Ni ukuvuga ngo turimo tureba muri make Sebanani Andrea yari muntu ki, nkuko nabibabwiye mbere. Reka hano tukunda abasaza batajya twibwira byari bimeze bite mu gihe twagiye Efraim. Sebanani Andrea yari umucuranzi wacurangiraga orchestre Impala n'umudamu we. N'umudamu we yari mu mara. N'abavandimwe bandi bakoranagamo benshi siniwe mbarondora, benshi barabazi, ariko dushimishijwe nuko kubona nawe umunyamakuru wa Radio DC. Turagushimiye cyane, turishimye cyane ko mugeze hano, murakoze cyane. Okay, aragize ati Sebanani umwana mukundaga cyane. Wewe byari bimeze bite? Byari bimeze. Sebanani twarabanaga najya kumurangura umunsi wacuranga i Kigali, twabanaga Kigali. Wowe wabanaga na Sebanani i Kigali? Kuri TVF. Kuri TVF. Ako kanya haza gusura hano mu cyaro abasaza akabasanga. Ubwo imyaka yawe kuramo ingofero turebe niba kuko uri umusaza. Ndabona uri mukuru koko. Wabaga hehe? Yabaga mu Gakingi. Tukajya kureba hacuranga kuri SSF. Yatembera hano mu cyaro akaza abasaza bose ubwo bari bamuzi, akabashusurutsa, akabagasangira inzoga. Akajyana akabyabo nyine akagira ikiga akabara bicuranga. Akabahimbye indirimbo. Nukuvuga ngo nyakwigendera Sebanani Andrea iyo yavaga hano i Gatagara yajyaga i Kigali agatajya muri studio agahita batega agacuna ngo bicuma n'amanga, ahita imyonima asanga nyine hinga mu gishanga gundi ibintu. Umusozi duhagazeho ndakeka Imana ni manga nyine gakirari yahita arangije arangitanga nyina hinga ibijumba mu kabande, amuhamagaye baparitse imodoka twari turi kumwe. Arangije tugeze Kigali tavuga ati komera shema ry'abavyeyi yisha bishanga, ahita himba nyine yakituganye bwicane. Akaza kandi akajya atemera akajya agira igihe cyo kuza gusura abasaza nk'abandi ngo bagiye bigendera, akaza bakabashimisha abantu bose arabigene bamwanga. None muze ugeranyije Sebanani n'abahanzi b'iki gihe wabashyira ku munzani uti? Abasaza ba kera bahimbaga nk'ibyo batekereza kuri ubu. Orchestre z'ubu ngubu abubu
ntabwo babihinduriramo icyongereza. Icyongereza rero cyumvwa n'abantu bake. Ikinyarwanda bacurangaga cya kera nicyo twumvaga kitunyuze mu matwi. ni ukuvuga ngo abahanzi b'ubu ngubu baririmba icyongereza gusa, ese nawe ni kubyumva? muri makeya ukuntu uwo musaza nanjye nama mumva nasanze amateka ye ari mazima. Numva rero yuko izo njyana ziwe mwadusukumira nkatwe aho tugeze n'abandi umuntu bacu nabo bakazajya babasha kugira gute gukurikirana ayo mateka. Badukubitiraga umuziki rwose twumva natwe tubanezerewe. Uburyo Messi yabaga yaje hano igatagara hano muri Mukingo iwabo, wabonaga ari umuntu mbese usabana n'abantu. Mbese twavuga ngo twagize ikibazo kugira ngo mbese umuntu ufite umuziki w'umuhanzi tumubure kuriya Rwanda tumubure kuriya. Naho kusa nkaho twavuga ngo kugereranya na mbese nk'indirimbo z'ubu ngubu. Iz'ubu ngubu urebye ni amarapu. Urumva ni amarapu, ariko no kuvuga ngo ibyo yakoraga umuziki nyarwanda kandi mu kinyarwanda kandi cyumvikana. Ubutumwa mu ndirimbo kumva koko bufite injyana. Niko akabigenda kongera akagera mu mukerezo akagera mu ngoma akagaruka agafata akagera gatagara twese tukagenda bakagenda banezerewe bamushingiza. Yabahaye agacupa. Ese ubwo agacupa k'icyo kaguraga amafaranga yagura 25 ubundi 15. Ati kaguraga 25 ubundi 15. None reka tuganire gato. Ni nk'ihe ndirimbo ya Sebanani wibuka ikagukora ku mutima? Njyewe eka njyewe ndi mutoya uretse kubyibuka numva amateka ye ko yari meza. Hano hari umusaza wateye urutoki hejuru, reka twumve. Ntugasaze w'ishema rishengura. Muze turirimbire gato iyo ndirimbo ya Sebanani, turirimbire akano gato. Ntugasaze w'ishema tumufashe twese, tumufashe. Ntugasaze rushigisha ntabwo wigira kungarira intwari witwaje umugore. Undi minsi Nakoma amashaho. Ntugasaze w'ishema rishengura, ntugasaze w'ishema rishengura, ntabwo wigira kungarira intwari witwaje umugore. Kwibuka mu dushyiremo indirimbo kuri Radio Rwanda bari igihe bagira igihe cyo kuzisubizaho zigakurikirana zikaniyo zirangira iyo ndyamye nge nishimye cyane mu ndirimbo za burakeye. Hari igihe urya mugore azishyiraho ngo mushima cyane. Ni ukuvuga ngo iyo mwibuka ibihangano bye mukavuga muti twakundaga kuba turi kumwe agiye wagahinda iyo minumvise bwaranye nkumva ariko nahora mwumva niyo radiyo muvuze bari aririmba mba nsa nk'umuriro kuko nabaga ndeba ibyo akora. Yabaga ako kanya yavaga ahantu nko mu misozi yahitaga ahimba. Kataye Gustave nawe Simeo Stizo Muhumuza, mwumvise neza abaturage ba hano mu murenge wa Mukingo uko bafataga umuhanzi nyakwigendera Sebanani Andrea. Mwumvise ko bakunda cyane, bakunda ibihangano bye, ndetse mu rwego rwo kumwibuka nk'umwe mu Batutsi bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 baravuga bati iyo twumvise indirimbo ye buri gihe adukora ku mutima, ndetse bigatuma tumuzirikana iteka n'iteka tuzahora tumwibuka Sebanani nyakwigendera. Kuri kamera ya TV10 na mikoro ya Radio Dis ya Rida Mixon, ikiganiro 10 Tonight nakagaruka.